hari umunsi umwe nize mpamagara SCOVIA ndamubwira wa yari yanhe strike ngira ndamubwira wa uriya ga strike icyo ngiye mpamagara kwa KNC ngira ngo n'umuntu umushitsi wanjye bari bahaye strike mutegereje ara urabona akarere ka Munyano kari mu cyapa RIB ngira ngo ni yakarere sinzi niba ari intara sinzi ariko ari kicaro cyari gukiraho ngaho dahagarara ngo mu cyapa gusa arazi neza ko nta modoka ngigira araza hageze araparika sanga ndamutegereje ninjira mu modoka tukijya mu modoka urumva bari tayari ngaho umupolisi ahita aduhagarara imbere n'imbunda ati uragira urya ndahita nkurasa fungura imodoka boss karafungura afunguye wa mukobwa ahitaza amwambika ipingu ariko ntabwo nari nzi ko harimo escroquerie nanjye natangiye kwishinja icyaha byose bakimbwira gutyo nayo natangiye kwishinja icyaha natangiye kwishinja icyaha ndavuga nti nyibwo barandiye ntagira gupanga ubuzima tekereza famille bari uko n'abashuti barakuzi kwimereye neza tekereza ko bafite akamodoka kawe kameze umusore w'Ikigali ubera mu nzu ya 25 ufite ikibazo ugiye kubaka ufite ubukwe n'umukobwa n'iki wari ufite mwana icyo gihe nibagiye kubabwira nari ndi gupropose nari mu gupanga asa aravuga ati amwereka fate zose mfite uruhinja dore tuba mu nzi meze guturu dupfubi tugize gute nibwo tugitangira ubuzima dufashe inkuru amafuta ya data nyasiba mukabaranga umwana vimusanze amusanga ahantu bakoreraga muri office arapfukama ararira abantu bakoreraga bamubwira ati waba bari uyu muntu bamwe barababyeyi bumva buryo ki uko ufite uruhinja nta mafaranga ufite nyine umugiye guhasoringa ukuntu bigoye umwana waje aramubwira ngo noneho iyi channel ureka gutuma bayisi bakora strike iri yawe njyewe ndi umukozi wawe nushaka uzajya ibihumbi 70 uzajya umeba 70 buri kwezi nzajya nkora twinjiza amadolari 50 njyewe ibihumbi 70 byonyine channel yawe nkomeze nikorera aranga washaka ibihumbi 2 by'idolari abadamu baringinga no mwana aringinga arapfukama mana abanyarwanda baba abanyamakuru bari muri YouTube nta mitima tugira bro nta mitima tugira ararira tekereza kuva saa 7 nibwo arageze i Kigali kugera saa 12 umugabo muge ngo afite izindi gahunda ngo arantagiye amupfukamiye muri office yanze kumubabarira ngashaka ibihumbi 2 by'idolari kandi abarebye iyo channel zibangiritse dashboard kuva na left amafaranga aramaze kwiko nabwibwa yageraga yanga kumubabarira umwana wonye byanze araguruka n'amarira menshi aragakoze musanze ntagushaka abantu bose kubabona bari hasi yawe YouTube si yaso si ya nyoko Facebook si yaso si ya nyoko IG si yaso si ya nyoko na TikTok mwari se tugakora reka nongere mbifurize ibi byiza mu mwese mubana na Kame Official. Ndabashimira cyane nubwo uyu munsi ntaje kuvuga ibintu bishimishije ni ibintu bibabaza numvaga ko nzafata umwanya munini cyangwa se bizantwara igihe kirekire kugira ngo nzavuge ibi bintu. Ni ibintu byambabaje muri kariyeri, ni ibintu navuga nashatse kuvuga ngo ntabwo ntabireka. Uyu munsi ni umunsi w'amakuru ngira ngo ni hagiye gushira hafi ibyumweru 3 hafi ukwezi nta kiganiro nshyira kuri iyi chaîne n'iyindi nkoresha n'ubundi nabwo hagiye gushira ibyumweru 2 nabwo ndashyiraho ikiganiro. Ntabwo ari ku bushake bwanjye sino gushaka kwanjye ahubwo ni ibintu bigenda biza navuga ngo abanyarwanda tudakundana cyangwa se tudashyigikirana mu buryo bumwe. Hashize iminsi hari ibintu bya STT ngira ngo barabivuze bamwe babivugaho mu buryo bumwe, hari abo byari byarakijije, hari n'abandi ariko babitereyemo navuga ngo babizamukiyemo. Hari abo byakijije kuko ni business byari byose, ikintu cyose kije arabo gikiza ariko ntabwo cyangiza. Beneri ravuga ibyo bintu no guteka mitwe ibintu nk'ibyo ngira ngo byabanje kwandikwa n'umukobwa
kuvuga rwa X uwo mukobwa arangije abantu banamusamira hejuru bavuga ati none se gufunga ati ati bakora muri office yawe simbizi hari amafaranga yawe barya niba udafite amafaranga yo gushoramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Murambabarira mbere yuko mvuga njya muri iki kiganiro munyemerere mbaze nsenge ndabasabye ni nayo system ngarukanye kuko buri kiganiro cyose cyo nzaba ngiye kuvuga cyose nzajya mbaza nsenge. Mana data twese mu ijuru, Mana ngira ubasha ngira ubushobozi, ndagushimiye ko wongeye kuntiza amahirwe yo kubangejeje uyu munsi n'umunsi wa Pasika. Byukuri ndagushimiye cyane, haratabashije kugira uyu munsi, haratabashije kuramuka, haratabashije kubyuka ngo bavuge nkuko ndi kuvuga, haratabashije kuva ku gitanda ngo batambuke, harabo mbese harabahuye n'ibibazo mu buryo bugiye bitandukanye. Mana kubw'ibyo ndagushimiye ko ngiye kuntiza umwuka, nongeye kubyuka gatambuka bikemera, kavuga bikemera, ikintu cyose ngiye gukora nkabona biri kwemera. Data twese ngiye gukora ikiganiro ariko umfashe cyangwa se umbe hafi ndetse n'abari bucyumve hagira icyo basigarana, ariko nanone niba hari nabo nshobora kuba ngiye gukomeretsa cyangwa se hari ababifata mu bundi buryo, Mana ubahe kumva ndetse no gusobanukirwa. Ntabwo ngiye gukora ibigambiriye gusenya abantu cyangwa se ibigambiriye kugira uwo mbabaza cyangwa se nkomeretsa. Data twese ubane nanjye, ururimi rwanjye aho rusobwa, Mana ufite ubushobozi, Mana ndakwiringiye urugarure. Ngira ububasha n'ubushobozi, navuga byinshi kuko binyuzuye, ariko ikiganiro kigushyize mu biganza byawe ndetse n'abagiye kunkurikira nabo mbashyize mu biganza byawe ndetse n'abandi muri rusange. Hari abagiye kunkurikira badafite ubundi buryo, hari abagiye kunkurikira bari kwa muganga, hari abagiye kunkurikira mbese abantu bafite ibibazo bitandukanye. Waravuze ngo niwe papa w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi, ariko nanone aravuga ngo niwe muganga, ngo ni wowe buye. Mbese ibintu byose ni wowe uzi imbere, niwe mwubatsi, niwe byose Mana. Aho abaganga bananiwe niwe utabara, aho abantu byabacangiye, aho ubuzima bwanze wowe uratabara. Data twese bana na buri umwe kandi umusange, buri wese uhaze ukwifuza kwe, ndetse utekereza cyangwa se ufite agahinda, ufite ibibazo bitandukanye, mu by'ukuri mu minsi runaka azaba gushima izina ryawe. Data twese nshimiye ko byumvise ndetse nshimiye ko ugiye kubana natwe, yaba ngewe n'abandi bagiye gukurikira ikiganiro n'abandi bose Data twese batashoboye kugikurikira ariko ari ukubera impamvu zindi zigiye zitandukanye. Nyiringabo ndagushimiye, amen. Iyi system yuko nzajya ntagira ikiganiro ngasenga, mu by'ukuri twese turiho, ariko tuzi neza ko rugira ari we ukora ibintu byose. Impamvu nuko abantu turi ku isi, ariko reka baho urugero, izi platform zose dukoreraho ntabwo ari iz'umunyarwanda, ntabwo ari iza pasiteri runaka, si iz'umuyobozi runaka, si iza kanaka, si iza kanaka. Ni umuzungu wagiye hariya ategura ikintu aravuga ati mwese muzajye mugira icyo ukoze cyose kira ku rubuga bakaguha amafaranga. Nta mafaranga ya papa we bagiye kurya, nta mafaranga ya nyoko wanyu bagiye kurya, nta mafaranga ya kanaka bagiye kurya. Ariko ibi bintu mu Rwanda tubifitemo amashyari ateye ubwoba. Biransaba kugira ngo mwumve ibi bintu ko mpera mu gihe mpera ngewe ntangira kariyeri ya YouTube. Nayitangiye muri 2010, nubango ishene ngira natangiye nkoreraho ni shene narayise amazina yanjye, ni shene nashyizeho ikiganiro, no ni konseri yari Israel Mbonyi ubwo yaravuye mu Buhinde, yaraje bamutegura konseri. Iyo konseri ngira ngo abantu benshi barayibuka muri Serena. Konseri yari sari yari yuzuye gutya.
sare yuzuye Israel Mbonyi nibwo yaririmbye aririmba ziriya ndirimbo ze zose twakunze, zirimo zibyo nibwira, zirimo ku migezi, zirimo ku musarama, zirimo agasambi, ibintu nk'ibyo. Noneho agera ku ndirimbo ngo sinzibagirwa. Indirimbo sinzibagirwa yari indirimbo nshyashya abantu batari bakumva, arangije arayiririmba. Indirimbo abantu barayikunda cyane. None kuko njyewe nari umunyamakuru ukora kuri website bita ibyishimo.com n'umugabo witwaga Rene Sengiyumva, fata ka video kaya ndirimbo ngashyira kuri channel. Ibyo bintu bya YouTube ntabwo abantu barabimenya, ntabwo bari bakabimenye, ntabwo bari bazi ko bijyana amafaranga, uretse ko yenda nk'abandi babikoreshaga mu buryo kugira ngo ba streaming gusa, ariko mu buryo kuvuga ngo birinjiza amafaranga ntabwo twari tubizi ko niyo website twakoreraga mu by'ukuri na website uyu munsi zirahemba, ariko twakoreraga mu buryo bwo gukora itangazamakuru gusa. Ntabwo ngo turayimonetiza turagira gute. Ibyo bya monetization bibyaje vuba, mbese abantu benshi ntabwo bari barakabimenya. Abantu babikoraga ngira icyo gihe abarimo ba Jean Dodier, ba Red Blue JD, harimo ngira ngo yenda n'igihe bari babizi, ariko byari very tricky, abantu benshi bari babifite amakuru. None nagije akwa video gashyira kuri channel yanjye iri mu mazina yanjye, birangije ndicecekera. Ntabwo narinzi ko ibyo by'abasubscriber biriki, ntabyo narinzi. Bigera mu mwaka w'ibihumbi 2000 ngira ngo ni na 18 mu mpera bashyira na 19. Icyo gihe nafite ibibazo mu itangazamakuru, genda nabyo nzabagarukiramo. Umusore wari umushuti wanjye twakoranaga ikiganiro kuri Authentic Radio bita The Gospel Zone, abantu murakizi, witwa Isano we Karinijabo. Uyu munsi afite channel bita Amavuta, niwe wanyegera arambwira ati musaza we ntabwo arakabijyamo, ndanamushimira, ariko yari afite izo information. Arambwira ati umuntu witwa Zaburi President uramuzi? Ndavuga ndamuzi. Ati wamwegereye akakubwira ko ibintu bya YouTube ko nzi ko ajya bikuramo amafaranga, ati ko na channel ari gukoresha ari nge wayimuhaye kandi ari gukorera amafaranga, ati ntabwo bishobora kurya. Icyo gihe nari gukora kuri Goodreach, nkora ikiganiro cy'ubuzima bitaga Health Life. Ndangije nagiye kureba umuntu witwa President, musanga muri Leta Kicukiro muri Odiabo niho yaprodingiraga. Ndamubwira ati man ibi bintu birakora? Arambwira ati birakora, ati cyakora muri iyi minsi ndikuramo nk'amadolari 500 angahe. Ati kandi nasenze Imana irambwira ati ngewe ndi kwisaba akazi. Irambwira ati oya, nta kandi kazi nzagubye n'ibyo bizagutunga. Icyo gihe President yakiraga ibintu by'ibyigisho gusa, gusa n'umuhanga mu gukora ibintu bya design by'amapost bya pastor, ngira ngo barabikunda by'ibitaramo n'ibiki n'amakorari, nibyo yakiragaho. Arambwira ati bikwinjiza amafaranga. Ndangije mwereka shene yanjye, arambwira ati shene yawe yujuje ibintu byose, ariko ifite ikibazo cy'icyo twita AdSense. AdSense icyo gihe urumva twese nta makuru mfiteho, na President yenda ntayo ko yari mushya. Arambwira ati umuntu wagufasha ni umuntu witwa Theo wo ku kwezi. Ndambwira ati manenero Theo, ndamuhamagara. Theo muhamagara arambwira ngo ari muri China, ngo ntegereza azagaruka. Ngarutse Theo icyakora ntabwo yangoye, yahise afasha anshyiraho AdSense. Yafashe shene yanjye ayishyiraho AdSense kugira ngo monetize, ariko arambwira ati bisaba kugira ngo ukomeze ukore ushyiraho udustory, nurangiza uzaba monetize. Ntabwo byatinze cyane, ndangije mba monetize. Ngira ngo byafashe nk'amezi nka 3 gutyo. Ndagenda ramureba, ndamushimira, namusanze mu mujyi. Channel yabaye monetize, akazi ndagatangira. Ariko noneho ibintu bya recording njyewe ntabwo nari mbizi. Ntangira kuvuga ngo reka nzaje njya gukora ibiganiro kuri tele. Nakoze ibiganiro kuri tele, ariko amafaranga yajeho bwa mbere ko akumva AdSense ntabwo yari yanjye, ntabwo nayabonye. Ubwo ibyo reka bisimbuke. Naje kuva muri byaterenza kubona bisa nibigoye, njya muri recording ndayikora nayo iza kuba trick ukuntu, ariko iza kujyana neza. Nge navanga recording na tera agace gatoya. Ngira ngo abantu benshi babonye ikiganiro nakoze kuri mama wa Miss Liliane, yaje abantu baravuga ngo nakoze hidden camera.
aravuga ngo sinzi Nyarwanda bandika inkuru nyinshi cyane. Izo nkuru zandikwaga n'umuntu umwe, kuko nabwiye ngo hari story nzababwira mu itangazamakuru, izo nkuru n'ubundi zandikwaga n'umuntu umwe. Ibyo birarangiye, kariyeri ndayikomeza. Icyakora muri recording amafaranga atangira kuza muri YouTube, amafaranga araza. Ahangaha niho nduze kugera kuri ibintu bya STT, ndabavuye muri YouTube gato, ariko ndaza kwigira ko mu mbabwire aba bantu tubana nabo. Noneho urumva 2019 2020 igeze 2019 urumva nge nari icyo jyana ntujyaniramo aho bita kwa Mutwe, none nakoreraga. None ndavuga ngo reka mve kwa Mutwe nge mu nzu nini, nge ku Ruyenzi hari inzu nini nziza ariko za makeye. Ndagenda ndeba inzu bita mu Rugazi nyakodeshaga 220 kugira ngo nzagenda ariko numvaga ngiye gutangira n'ibiganiro utundi ducano nyine ku ruhande, ngiye kubikora nka business. Ndagenda nzana mfata abajama nyine twaguma gukora turagenda tuba muri iyo nzu. Par conséquent hahita haza ikintu bita covid ije, urumva nyine nari ku Ruyenzi, nabaga ku Ruyenzi, byabaye ngombwa ko bahagarika cyangwa se bafunga nyine abantu bo ku Ruyenzi. Turi mu ntara, none na Kigali izo kwayo, urumva twari turi mu ntara ku Kamonyi. Bamaze gufunga covid, ariko umuntu ukora itangazamakuru ufite ikarita ya RMC yari umuntu wagombaga kuzajya ava nyine Kigali, ava agenda bisanzwe, kuko urumva nyine bari barafunze, barashyizeho ngira ngo lockdown. Kubona imodoka ikujyana Kigali kandi nagomba kuzajya njya kuri tele, rwego ngo nari ntangiye tele, inkuru za tele no gukora utuntu tw'udufilime byari bigoye. Byahise bisaba ko nshaka kugura imodoka. Imodoka narinzi, ariko nari mfite amafaranga yo kuyigura. Naranditse nandika kuri Facebook, ndandika ngo shaka imodoka. Umukomisiyoneri wambandira imodoka yambwira. Muri inbox yanjye haje kuzamo umuntu witwa Remy, aranyandikira arambwira ngo ufite imodoka igurishwa, anyereka n'amafoto, araje arambwira ngo ariko ikibazo sinzi ko twabonana. Neje arambwira ati se ko ndi kuri Ruyenzi, atambwira ngo biragoye, ariko arambwira ngo ariko amakuru meza ngufitiye nuko niyo modoka iri ku Ruyenzi. Ariko arambwira ngo ngewe ntabwo naza kuko ndi Kigali, wowe ku Ruyenzi ariko niyo modoka iri ku Ruyenzi, ahubwo reka ngo umuntu dukorana witwa Bosco ndaje nguze nawe Bosco aza kugera kuri iyo modoka. Iyo modoka ahantu ngera ari ntuye na nyiri iyo modoka ntabwo harimo akagero kanini, ngira ngo yari nk'inzu muhenye cyangwa 5 zitugabanye, ariko ntabwo nyine urumva niyo mwaba muturanye, kurumva ni mu bipangu ntabwo wamenya ngo iyo modoka iragurishwa. Bosco bampaye nimero ye, Bosco nayo yaratuye kuri Ruyenzi, Bosco araza turahura. Bosco tumaze guhura ndambwira ko bambwiye ko nyine ashaka imodoka, turagenda ndagira imodoka, aranayimpimira kuko ari umuntu uzi ibintu by'imodoka, arandebera arambwira ati imodoka iracyari nashya, kumvikana amafaranga na nyiri imodoka ndamwishyura. Bosco kuko urumva twari duturanye ku Ruyenzi, yanyishyura ya modoka ya automatique, yarayingisha ndanga iminsi 2 nari maze kuyimenya. Ndangije nkazajya nitwara gutyo. None urumva 2020 akazageza we yarafite nawe Rava, ariko yansiye modeli yakunda kugira utuntu tubazo nyine, akaba yampindira ati atware famille, we yarafite umugore n'abana, atware famille ukuntu nkuko nguko. Iminsi iragenda iricuma, baza no gufungura, ariko none nza kubona Ruyenzi isa naho iri kure, kuko abantu twakoranaga ba filime n'ibiki mbona bisa naho biri kure. Ndavuga ngo nshaka kongera kwimuka nsubira i Kigali njya ku Kinyinya. Bosco mu by'ukuri ntabwo nari nzi akazi akora, ntabwo nari nkazi. Njya ku Kinyinya n'ubundi ubuzima burakomeza buragira. None nza kugaruka ku Ruyenzi mu mpera za 2020, ariko none nza kugaruka ku Ruyenzi ngiye kugura ikibanza. Ndakigura cyari ahantu bita ngo ni kwa Padrano, ngira ngo ahantu hafi no kwa Kinyinya, abantu benshi barahazi. Mpagura ikibanza aho hantu, ndanahatura nkashaka inzu kugira ngo nzabe mpaba negere cya kibanza kugira ngo ntangire kucyubaka. Aho rero ikibanza ndakigura, ngiye gutangira kucyubaka. Umunsi umwe urumva covid rero ntabwo yari iragashira, ngira ngo mwese muzi story za covid. Nsotse mu gipangu iwanjye ngiye Kigali, umugabo umwe arampagarika arambwira ati bite sitini sawa, ati none se ko ndi kugiye Kigali, ugiye Kigali tujyane? Ndamubwira nta kibazo twajyana.
umugabo tujya mu modoka arambwira aranyibwira ati none se uba muri ranzu wenyine namubwira oya arabashuti bandi bajya baza tugakora mu biganiro n'amafilime guri arambwira ati none se ko umusore ukakodesha inzu ngana kuriya uri hasi gaspillage ata amafaranga waje nkaguha inzu ya kadasiteri ngira nabaga muri etage ntabwo inzu ya kadasiteri none muri iyo nzu ya kadasiteri ukazajya unyishyura amafaranga nkayo ngaho wishyura iriya nzu ariko ukazajya umuha amafaranga makeya ukaba uyishyura unayibamo ariko birasaba ko hari amafaranga umuha mu ntangiriro ansaba miliyoni 10 we ambwira ko agiye kujya mu Bufaransa numva iyo dino ntabwo ari mbi kumwishyura miliyoni 10 yari yambwiye ko inzu igomba guhagarara agaciro ka miliyoni 35 noneho nayo yari iri hafi y'aho ngaho n'ubundi nakodeshaga ariko yari kadasiteri arambwira ati rero inzu zawe ihagaze miliyoni 35 uzampa miliyoni 10 mu ntangiriro noneho andi buri kwezi uzajya nk'ibihumbi 500 numva ntabwo ari diro mbi nko kubera ko uwo mugabo Bosco yari umuntu wari ku ruyenzi we yari yarubatse namubwira n'ubundi yanyeretse imodoka namubwira n'ubundi ashaka kuza akandebera n'iby'iyo nzu Bosco ndamuhamagara yari mu gitondo cyo kuwa kane ndabyibuka Bosco aje mwereka yanzu mubwira nuko diri imeze araje Bosco kureba inzu arambwira ngo babakwisha ngo inzu ngurumva ngize inzu ngo ni rukarakara ngo niki ngurumva ngo yayubakiye ngo yibazenge ikibanza ngo wenda kibare ngo miliyoni 8 ngo ushyira ngo kuyubaka nka miliyoni 12 n'eshanu ngurumva ngo yabakuri amafaranga menshi ngahubwa amafaranga ugiye gutanga waza nkakoreka uyashora wamara kuyashora mu gihe cy'umwaka umwe no yambiye amezi 8 mu gihe cy'amezi 8 uzaba umaze kugura inzu uhita unakora ubukwe n'amafaranga washoye tuyagusubiza Bosco aza kundeba yarari muri compressor nshyashya benzi 2000 ngira ngo ni byari 2020 yari chape anyeretse karite jone ngo nanditse mu mazina ye arambwira ati ubu ubuzima bwarahindutse bro ntabwo ari kwa kumpera ko 2020 ntwara ancien model igwirirana ubu kujya muri base compressor ziza umudamu wanjye ari kugenda muri lava nouveau model abana banjye bari kuyahari ishuri riri mu rugazi rihenda cyane aho ngana baje gutura bwa mbere riri hepfo rihenda cyane ngira ngo bishyurwe mu 150 n'abana bibiga inzu y'icyo gihe ndoherukana ntabwo ari arayishyiraho korotire yari yarayikotire byararangiye Bosco arambwira ati rero washoramo hano ibyo bintu ntabwo nari mbizi noneho arangije nyereka muri system yiwe hari hahagazemo ibihumbi ngira ngo ni 34 hafi na 4 $. Arambwira ati rero washora amafaranga tukazajya tukungukira ntabwo nari mbizi ni bya bindi byo kuvuga ngo ntabwo ushobora kubwira inshuti ngo uzazibwira uko wakize nta muntu numvaga nanabigisha n'inama ati ngewe ngiye gukira bazajya babona gusa ntwaye za Range Rover Bosco amaze kunyereka business ambwira amafaranga nashoramo ndambwira rero ngiye mfite 12,000 kuri konti aranga ati amafaranga ni make ati 12 yego twazajye twungukira ariko twaza twungukira niba yambwiye amadolari 300 tugiramo arambwira ati byibura washaka nka 15 cyangwa 16 ubwo tuzatupungukira amafaranga menshi nk'amadolari 450 gutyo numva ni deal nziza numvaga nakandi kazi ngiye kukareka ariko zikuba wicara masaba kunyana nuko abona amadolari 450 yikwisaho ngaho ndabona dufite 12 gusa arambwira tuya fati imodoka kurumva iyo modoka arayizi yarazi igiciro twayiguzeho gusa nanagiye shyiramo utundi tuntu narashyizemo agakamera narashyizemo nanayiguze nta fan igira ishyiramo misego narashyizemo narambitse amapine mbese ibintu byinshi nahindurira utuntu twinshi arambwira ati rero iyi modoka tugende tuyigurisha urumva yari kwa kane sinzi ibintu uwo muhungu yarasa n'uwantera ko umugabo twari turi iwanjye ku gipangu atafata ya modoka yinjiza mu gipangu iwanjye turangije twinjira muri ya yindi yanjye ngewe nari mfite tugiyemo niwe wantwaye turagenda tugera ahantu bita Kimironko imbere y'umurenge hari ikigaraje kirahaba turagenda turahaparika ariko turi kuza niwe utwaye kuko we yatwaraga n'ubundi byararangiye nta perimi nagiraga
unaba bifite araza none tugeze Kimironko ahamagara umuntu ariko nubundi yaje avuga nk'ari ibintu nyine ati turaje tuhageze tugiye tubona haje imodoka nayo hasi y'imodoka isanzwe ije irimo umudamu aravuga arareba we areba inyuma areba saro y'imodoka areba imbere gutyo ariko ibintu bya tekinike atabizi nawe yasamagara umuntu umusore ataza na moto ajya mu modoka arikataho nk'akangahe aragaruka arangije atabwira Bosco ngo si yanditse kwa mumwe Bosco ati ni yandi atambira ati Christian hari ikibazo se miliyoni enye kuko nawe yarazi amafaranga twayiguzeho twayiguze miliyoni enye ariko ubwiye icyo gihe yari ihagaze byari bimaze kugira ngo ugenda nko muri 6 namagangira ngo hari igihe njya umuntu wasanze Kimironko nani wasanze ikinyinya njyatuye arambira ngo anzaniye miliyoni 5,800 ndayanga namubwa amashaka zigenda aho ngaho Bosco arambira reka twemere nyemana ati ko nubundi ufata wongeye gushora mu nze muri business amafaranga yawe bo bambira ko amafaranga ubo bayishyize ku ruhande ni nkaho dusoze n'uko wafata amafaranga ukayishyura hano ariko ayo mafaranga nta muntu yakora ni nk'abantu yenda bazajya bayacuruza bo bakaguha inyungu gusa nanjye si nyine ubwo bwenge ntabwo nari mfite ibaza ukuntu hashora miliyoni 16 abantu bakagwa 150 ku munsi iyo ntuza ariko nkavuga ni kubara ko uyu mugabo abibamo kandi ari inshuti yanjye ati birashoboka umudamu ndayemera umudamu ubundi muzi ko kugura ibintu by'ibibanza ngira ngo icyo gihe invitation yari igoye ubu ngubu yandi iroroshye ngira ngo muhita mubikora ariko icyo gihe invitation ntabwo wahita guyikora ako kanya byasaba ko invitation nyine utegereza uwo mudamu nta no gutegereza invitation arambwira ati wowe yahise ampa miliyoni zanjye enye ubu ngiye mutegereje invitation mutari mwakora invitation hari udufaranga ducyo usigaramo kugira ngo umuntu azagire courage yo kuza kugira ngo mukore invitation kuko ari umushaka ukamugura yahise ampa miliyoni enye yahise rwose azitransfer nanjye amafaranga ko yakayatransfer kuri Eco Bank nese nyatransfera kuri konti ya Bosco arashora amfungura muri telefone akantu bitango niba ari blockchain akantu nkako ngako ngira ngo wallet ngamafaranga azajya kuko ya mafaranga yanjye arimo yari yagezemo ubwo ndetse kuvuga kuri bya STT ubuntu biza umuntu akakwereka buryo ki ari business ariko sinzo ahantu ubwenge bw'abantu baba bwagiye ariko nanone hari abantu babyakijije ntabwo ari ngo bikiza bitangira bijya abantu ariko arabo bijya Bosco amafaranga ndayashoye bahise kuri ka wallet kanjye kanuze ka account yakire muri telefone hahise haza amadolari 250 arambira ngo amafaranga 250 nayikaze ntabwo ari muri ya nyungu n'amafaranga y'ikaze baguha kugira ngo utangire nyine winjire muri business none urumva aza ameze nk'ari muri Bitcoin none ndambwira none sikara muri Bitcoin ndayambona gute nk'amafaranga nyine yafate mu ntoki arambira ngo ndayambona wahita yiyoherereza kuri wallet ye none we ahitamo amafaranga nyine mu buryo busanzwe yampa nyine bisanzwe kuri mobile money yamba ibihumbi 270 icyo gihe numva nta business noneho ubwabujije cyangwa se navuga ngo ni kwa kundi kuba sinzi ukuntu nabyita nta wundi umuntu ashaka kwabimenya nta navuga ati ntagire umuntu uzabibwira reka tubanze tujya amafaranga birabaye umunsi wa mbere amafaranga yaraje urumva ya mafaranga 250 ngira ngo twari dufite akadiro ka famille twari tugiye kujya mu barbatsi ko ufite imodoka ntabwo nagwaga mu modoka ngo nayigurishe nagize gute namukuru wanjye yarabizi ko mfite nta muntu no muzisoro nakodesheje imodoka muri ya mafaranga kodesha imodoka ku mama warutuye Kabeza kugira ngo nyine dira famille dapfa ndagenda batwara ibintu birarangira noneho muri famille barambaza none ko tubona abahinduye imodoka ntabwo naguze indi ko nyine hari byinshi byari bihari Bosco ya konti yanjye warite amafaranga yakomeje araza
araza ukwezi kwa mbere araza no so ku munsi wa mbere araza wa kabiri araza magana 50 none cyo genge nta kintu nari gisigaye nkora nari sigaye ncungana gusa nuko na saa 28 ashira magana 50 akinjira magana 50 akinjira magana 50 akinjira noneho byaje kugira ngira ngo amagana 50 ya mbere nari abikuje arakunda naya kabiri arakunda ngira ngo naya gatatu nabikuje nka gatatu ariko urumva ko n'abazi amafaranga araza no utanavunikiye manu yakoresha mu buryo nyine bugize kuryoshya kugurutuntu tugize nshaka yaryoshye mu ngira ngo nagiye Gisenyi nkawe n'ibero byaragaza Gisenyi nta kintu nakoraga amafaranga nyaryohamo gusa ngira ngo na laptop nari mfite nahise ngura indi ibintu nk'ibyo ko numvaga amafaranga agiye kuza umunsi wa gatatu amafaranga ntabwo yarazaga kuri konti kwa kureba muri telefone ukayabona ariko bwa buryo bwo kuyabikuza bavuga ukiyabikuza umunsi wa kane uwa gatanu uwa gatandatu uwa karindwi uwa munani uwa cyenda ngira ngo bigeze ku munsi wa 10 ko navuze nabajije boss ko namwe amafaranga ari kuzaho ariko ntabwo ndi kuyabikuza ngo bikunde boss karambwa ngo ni kibazo ngo cya internet ngo cyamarezo ngo hindura cyo nakoreshaga wifi ndahindura nshyira ku mamega bisanzwe ngo ndavuga ati rero byose niba yende ko ni wifi reka mpindure nshyire ku mamega biranga ntabwo ndavuga nti nsubwo ni ikibazo cya telefone account ifungura muri telefone y'undi muntu ntabwo biranga ndabimubwira ranga ati sha nanjye ngo ni ikibazo cya ati ntabwo ashobora kuba internet yacu ahubwo ari ya ba boss Niyambiraga ko ba boss abantu bagira ibyo bintu ngara abantu ngo babazungu sinzyange ngo baba muri Belgium Bosco iminsi 10 irarangira 15 iragira 20 iragira agira 25 iminsi 25 fata iminsi 25 ukora n'amadolari hafi magana ngahe magana 50 buri munsi 25 irarangira 30 irarangira akamafaranga aza stock noneho urumva sina nakoraga nyine n'abaye rezi igihe cyayanzu nabagamo ku Ruyenzi nashyiraga magana 150 urumva diri wa mugabo warambye ibyinzu nari nayivuyemo nagiye mu yindi nguma muri yanzu n'ubundi ndabagamo ya etage nyishyura 25 igihe kiragera noneho ibintu byose ngewe iyo mba mu nzu ibintu byose narabipanze nyine ku buryo bizajya bigwira muri mwe niba internet ikabijyana ku buryo igihe mpemberwa cyo kijyana na internet cyo kijyana na kugura stock cyo ibintu byose urumva ukwezi kwari kugiye kurangira ibintu byose nyine byose ngiye kuba down ku bintu byose inzu iki harukuntu wanafata ibintu kuri boutique nzabishyura nyuma y'ukwezi ibintu byose bigomba guhita birangira numva ibibazo rero bigiye kumena umutwe nta yandi mafaranga mfite Bosco rero nubwo natangiye kumuhamagara namwe ati Bosco ko mbona ubuzima bugiye kunshanga ndabigenza gute Bosco arambwira ati shati nanjye kuko ndumva ibintu byo bimaze akanya reka ngushyire muri groupe Bosco yashyize muri groupe kwa kunira muri groupe ya WhatsApp ugasanga groupe imaze umunsi bayifunguye nabo yashyize uyu munsi za groupe ya recruited ejo hashize icyo kwasaga recruited n'umuntu ufite namba muri Belgium no Belgium ngira ngo yari plus 33 ngira ngo ni France noneho uwo muntu usanga harimo abantu 12 gusa harimo abantu bose bavuga ikinyarwanda uretse uwo muntu umwe ufite iyo namba ariko noneho akaruka nshanze yakoreshaga icyongereza yavuga mu cyongereza so ndavuga namba ni mu Faransa umuntu ari kuvuga icyongereza kandi Bosco nawe yabwiye ko abantu nyine ari abazungu bavuga ibi ariko ndavuga ati enda mu Faransa ariko ngira ngo abafaransa barabona icyongereza ku rwego hejuru ibyo sinabitinda umuntu aratubwira ibibazo twagize bya blockchain ibintu nk'ibyo birangiye atubwira nyine twegisikizaho none muri ya groupe urumva turi n'abantu 12 hari n'abagabo bakaza bavuga ngo ngushango ngo miliyoni 30 zanjye undi nkajya kubona ngo miliyoni 25 undi ngo miliyoni 40 none njye bafite mu mafaranga make njye naco 16 abandi bashoye miliyoni 30 miliyoni 45 njye mu ntora shoye make
Bosco rero arangije ajya inbox arambwira ati Chris urabona ni washoye udufaranga dukeya wareka urabona n'abantu benshi bafite amafaranga menshi ikibazo cyarabye gize wowe ntuvuge ariko ko ndavuga ntibyari byose mvuze mfite 13 baseka ubwo ndarekera baravuga wa mugabo arangije uwo ngo nambaye mu Faransa aravuga ngo noneho ngo dufite ikibazo ngo kuri ngo niba seriveri ngo ibintu bya blockchain ngo tubika amafaranga ibintu nk'ibyo bitumvikana ariko arangije aravuga ngo birasaba ko buri wese atanga 1/3 cy'amafaranga yashoye kugira ngo nyine yo bamuhe uruhushya rwo kwikuza aya mafaranga. Urumva muri twebwe hari umuntu watanze 25,000 akibivuga ngira ngo nta n'inota 30 yashize wa wundi yaserekana screenshot yohereje muri group ko yishyuye 1/3 cya 25,000 hafi 8,800,000 ko azishyuye ngo azibishyuye noneho bahita bamuhurukira rwo kubikuza yari yose ahita nabikuza nawe yari afite muri konti ngira kuri konti nyine kwa kunyazaga istoka ngira ngo arare 23 n'indi 25 byari yarashoye ahita bikuza cyane na byari dumunani byose ngira ngo bikuje hafi 60,000. Boss katanga ati Chris ubona ko ibintu bikora ati noneho nawe kugira ngo hombe biriya 16 twatanze igore ushaka ibihumbi ubwo kimwe cya gatatu cyari amafaranga urumva ni 5,000 hafi magana twishure nawe utubikuza yandi yawe nayamaze kugeramo yose utuyabikuza aho kugira ngo hombe ya washaka 5,000 magana ngana numva ni difatika amafaranga nta kindi kintu nari mfite uretse ikibanza arifite urumva imodoka already narayitanze nta kintu nari mfite yenda n'utundi tuntu two mu nzu arambwira ati rero ariko bingaye kugira ngo bibone basaka utanga ikibanza Bosco nambwe ndakigurisha neza ati murongo ku muntu gwa banki rambere yari afite buri muntu wese ushaka gukora deal yose ukeneye afite umuntu ushobora kuyikora. Ibyo bya banki rambere ntabwo byatinze twese tugenda dusanga mu Jami Gikondo arambwira ati rero 5,000 n'ikibanza cyawe ntabwo urumva banki rambere bisaba ngo utanga ikintu kirenza agaciro byibura kikujya nka 3 cy'amafaranga uri gushaka ikibanza cyanjye kingira cyaguraga 7,000,000 arambwira ati ntabwo nagwa 5,000,000 n'ibihumbi 500 birasaba ko ushaka ikindi kintu nari mfite sheni ya YouTube urumva nayo amafaranga yose none narayakuye narayitanze ayishyiraho dushyiraho n'utundi tuntu two mu nzu turimo twa televiziyo n'utundi tuntu dutandukanye arangije 5,500,000 turaza turayashora ubwo numvaga ko ngiye guhita mbikuza amafaranga yose ngahita mwishyura akansubiza ibintu byanjye. Urumva ngo ibintu byose nari mfite byose namaze kubitanga ikibanza already nagitanze imodoka naritanze amafaranga narayatanze naho nakora gutwo dufaranga ni nakora recording kuri YouTube nabwo nari narayitanze nakazi wibuke ngo nakazi nta nakazi urumva nagiye muri YouTube akazi naragaseze kuko rwo durikina nakoraga hano muri Sentinel hose nari naraseze sigadi kwa mbonye bya byose niba YouTube ari kumemba byibura $300,800 ntabwo nabashobora gukora kandi kazi narayivuyeho nakavuyeho urumva nasigaye nta kindi kintu mfite kandi uruke ngo urwego nari ngezeho nta kindi kintu nafite cyo mu rugo cyari igihe cy'inzu cyari ibibazo byose bigiye ngira ari byinshi 5,000,000 barazinda twarazishoye tumaze kuzishora ngiye ntegereza ko bampa uruhushya rwo kugira ngo urumva yaranshoreye ko byose naraga boso icyakora ku neza na sendingaga kuri bank andi nkama kurimo nategereje ko mbona uburyo bwo kubikuza najya muri telefone bikaba kwa kundi twarishyura hafi saa 7 Bosco twabona bitari gukunda
ngo ngutegereza. Narategereje saa 8 narategereje, urumva nari ntegereje ko nyine bankuru cyangwa bifuza. Narategereje saa 7 saa 8 saa 9 mbona ntibigukunda. Bosco ndamuhamagara ndambwira Bosco ko mbona kubikuza n'ubundi bitari gukunda. Arambwira ngo man ngo buretse ngo na network. Bigeze saa 10 urumva nta mutima buri kuri WhatsApp ngiye kubona mbona abantu bose bakoze left muri ya group. Twabaga mu yindi twabanaga mu tuvuga bya bindi na wa musonga akoze left. Nasigaye muri group ndi kumwe na Bosco gusa. Bosco wa muzungu ya namba irangije irambloka kabisa. Ubwo nta kumubaza nguki, ubwo nasigaye mbaza Bosco. Bosco arambwira ati mani batwariwe. Ati ubwo nanjye bandiye ati nuko nguko izi boro zifunga. Ati nuko nyine umaze gushoramo amafaranga bahita bayakurya bakigendera. Ati utangiye ushora make babanza bakagenda bakungukira. Yushoye $100 barakungukira bakayahu. Ariko urumva yushoye nyine batangira ushora duke kugira ngo bakugire baguhikaza ubona ko ari ibintu bigize nawe uzane n'abandi. Bara Bosco wasanga ku munsi wa mbere we ataramuriye ko yambwe ko atangiranye $70 kugira ngo agende azana abandi cyangwa se abo ngabo nsinzi. Hanga tugo tubariwe bro. Umutwe warandi urumva nari sigaye nta kindi kintu ufite imbere n'inyuma. Nta muntu ari kubibwira, nta muntu naragisha inama, nagize isoni zo kugira umuntu wari wese bibwira. Bosco byageze ku rwego ubwo ndi kwihuta, byageze ku rwego nzajya njya kuryiwe, byageze ku rwego nzajya njya kurya kwa Bosco. Hano ari ntuye sori nagiye mvuga kwa padiri ni kwa musenyeri. Navuga kwa musenyeri nkajya kurya mu rugazi. Tekereza ugiye kujya gusa n'umukozi. Byagezeho nanjye ngira isoni umuntu w'umugabo uzajya kurya mu rugo buri gitondo saa 6 nimugoroba numva biranze. Naje guhamagara umuntu w'umugabo nshimira cyane. Nukuri kw'Imana aho uri ndakubaha ndetse cyane. Ndakubaha ndetse ku rwego rwo hejuru. Namagara umugabo witwa ni boss umuryango witwa Joseph wakoze umurimo. Naramuhamagaye ndabimubwira. Ndi kumubaza se nakora iki narega nagira gute. Arambwira ati rero ibyo bintu hano nta nubwo byemewe. Iyo bakurire muri ibyo bintu nta urega. Kwa ko ntibinemewe nyine. Kuri iryo tegeko rirahari ko bavuze ko ibyo bintu by'imikino ibyo bintu by'ubucuruzi byo kuri internet bw'amafaranga bitemewe. Uraregaye. Kubutazi itegeko ntabwo bivuga ko ridahari kuko umuntu azagutsina avuga ati none se wabije mutabizi. Ati kandi ntabwo bivuga ko escrow kuko wamuhaye amafaranga. Birangije ubuzima buranga. Ariko ntabwo nari nzi ko harimo escroquerie. Nanjye natangiye kwishinja icyaha. Yose abakimbira gutyo nayo natangiye kwishinja icyaha. Natangiye kwishinja icyaha ndavuga nti nyibwo barandiye ntagira gupanga ubuzima. Tekereza famille bari uko n'abashuti barakuzi kwimereye neza. Tekereza ko bafite akamodoka kawe kameze umusore w'Ikigali ubera mu nzu ya 25 ufite ikibazo ugiye kubaka ufite ubukwe n'umukobwa n'iki wari ufite mani icyo gihe nibagiye kubabwira nari ndi gupropose nari mu gupanga. Nafite ubukwe kwa karindwi na 20. Mbona ko ari ikintu udashobora kubwira abantu bashaka gufata ati umuhungu ashaka gukwepa ubukwe yashaka kugira gute. Ndavuga ngiye kuva kuva mu nzu yo mu 25 150 mitanjya mu ya y'ibihumbi 30 nayo banza ntari no kwishora ubundi se rero nari kwishyura. Byageze ku rwego ikintu cyose cyo mu nzu nzajya nkigurisha. Nza gusigara mu nzu njyama hasi. N'amafaranga uyu mukozi byasibye ko nzajya ngurisha utuntu mu nzu. Ndamuhera. Icyakora Joseph arambwira ati nta kundi wapfa kurega tariko sha nta mahirwe bihaye. Naragenda reka ndega kuyenza nakirwa n'umukobwa witwa Ibye wakoraga muri Ngibi.
ndamubwira arambwira ati none se uwo mugabo uko wamuhabwa amafaranga birahari. Ngenda mu MTN bampa historique, njya kuri bampa historique ndayitwara, babona ko umugabo nagendaga mu amafaranga byose. Barambwira ati none se urahazi? Ndavuga ndahazi. Tujya kumureba dusanga ntaho hari. Madamu aratubwira ngo sinzi ngagiye mu kazi sinzi Musanze ibintu nk'ibyo. Kandi uyu munsi ko Bosco ntabwo ari umuntu washobora guhamagara, ntabwo washobora kumuhamagara ngo Bosco yage kukwitaba. Niyo byabaga ari saa 8 z'ijoro nkamamagara ndira bro, nkamagara ndira ngo ni Bosco n'ukuri kubarese akanyitaba kangatishaka isangane hangana ati none se timfashe simporeze igihumbi akakinyohereza tinangereka narari. Uwo muntu kogaza kumbwira ati rero kugira ngo uyu muntu tumufate barasaba ko niba ko kajya kwitaba, birasaba ko umutrikinga ko mugiye guhura ko ufite ibindi bibazo ushaka kumugisha n'inama aho udufaranga wabonye yakugira mu inama. Uwo mukobwa arambwira tumubwire ko mwahuye n'uko ndagiye kurangira imodoka, umubwira ati rero hari udufaranga wabonye abavandimwe bagukusanyirije ugiye gushaka ukuntu ugura utumodoka dushaje no muza dukiraho utundi faranga wunguke. Ifoto y'imodoka ishaje nibo bayimpaye, barayima kuri WhatsApp. Ndangije Bosco ndayimwereka mwanire y'imodoka hari ahantu iri nshaka ko tujyana ndebera. Ahita nyumva vuba arambwira ati rero ndi kuva imuhanga ndaje ngera ruyenze ndakubwira. Nari bitamwe toya nanjye narindi muri za kamye ko n'ubundi nihiri hano hafi y'akarere uhansanga. Bosco yaraje mutegereje urabona akarere ka Kamunyantu kari mu cyapa RIB ngira ngo ni y'akarere sinzi niba ari intara sinzi ariko ari kicaro cyari gukiraho ngaho. Ndahagarara ngo mu cyapa Bosco arazi neza ko nta modoka ngigira, araza hageze araparika sanga ndamutegereje. Ninjiye mu modoka tukijya mu modoka urumva bari tayari aho ngaho. Umupolisi ahita aduhagarara imbere n'imbunda ati uragira ujya ndahita murasa. Fungura imodoka. Bosco arafungura, afunguye wa mukobwa ahitaza amwambika ipingu. Amwambitse ipingu duhita twinjiramo aho ngaho. Bosco atamwe Christian wa wasetinze se namubwira Bosco nanjye ibibazo mfite nta kundi nabigenza, ubundi muri priave nta kintu na kimwe mfite, urumva nabigenza gute? Twinjiremo icyantangaje urumva bigeze nyine bagiye kugufunga batabura ati umuntu wakureze akubwira no ajyamo baramubwira ko namureze, baramubwira ibyo namureze ibintu byose ko yanyeskorotse. Barangije kwa kundi bari gufungura sentire bagatufungura sentire utanga telefone nyine umuntu ugiye gufungwa buri nkweto nge nasize ari ubwo rwego biriho. Ndataha ubwo numvaga njyewe nishimye ko amafaranga yanjye ngiye kuyabona. Ndaza ngeze mu rugo urumva twakoze yako cyumweru ngira ngo nagize mu rugo nka saa 8 aho ngaho nimugoroba nka saa 11 saa 12 ngiye kubona mbona namba iranoni irampamagaye. Hari mfite mo nyine na savings nitabye numva ngo Christian ngo ni Bosco. Ndambira Bosco uwe ngo urusize wasize ufungije ku Ruyenzi. None ikintu cyose kinza mu mutwe urabona hari ukuntu ubufunze urumva yo uri bikigufata ukuntu henda bavuga ati yenda abantu bashobora gukemura ibibazo mu buryo bwa mikare, abantu bagakemura ibibazo nyine bakora ibyo ntabwo birerwa yo gufunga ibiriho kugira ngo no kwigisha gukumira ibyaha bitaraba kwigisha ngira ngo no kunganira. Noneho no guhana of course. Noneho nje nagize ngo atiremo polisi telefone ambwira ati noneho ngwino nkubwira ko nzagwa amafaranga yawe nyine uvuge bande kuri. Bitavuga ati Bosco ugiye kumira kuzanga amafaranga yanjye niko nase nitaba mvuga. Ahitambwira ngo wowe mushaka ngumva ngarega ngo turi kuvugana ndi mu rugo. Wereka ngo nguhe madama gusuhuza. Ahitamo madama we koko aransuhuza. Ansuhuje madama yambwije ijambo rikomeye arambwira ngo Christian se ngo umvaga wafungisha umugabo wanjye koko. Ese mu bisoni zinyishe ariko namarira. Nese nibaza umuntu ndi kumurega ko yaniskurutse miliyoni zigera mu 17 bamufata bari kumwinjiza akuramo sentire aho ngaho. Bosco yese avuga ngo niwe waniskurutse ndetse avuga ko iyo namba yo mu Bufaransa ari we wayikoreshaga. C'est ce que c'est. Urumva wayigiraga
ibyo bintu byose ibyo bintu byo kwinjiza amafaranga byaribye no amafaranga yose twishyuraga yajyaye kuri konti sinzi ari konti yarabagahe ariko yariye none iyo nimero zo mu Faransa zahe zarize icyakora abo bandi bari barimo bavuga ngo babashe miliyoni 60 bari nk'abantu yari bakoranaga escroquerie ariko sinamenya bari icyakora we nyuma yari kumubwira urumva giye cyane muri groupe yarambwe ngo harimo abapolisi ngo abasirikare ngo n'abanyibu urabona iyi groupe kwakomeye cyane ngo abantu benshi ngo babibamo ngo ibintu ngo bifite grant nibo abo nibo nasanze muri groupe uretse kubona nta cyo ngo bakubabaza icyakora ndi kuri noza ndi kuri RIB izo nimero zose narazitanze izo nimero zari zirindi kurumva nyine niyo umuntu akora left ariko nimero urazibona Bosco bamufunga we yemeye ko ari wo banescrotse nabo Faransa ari bayikoreshaga nahise numva umusatsi umvuye mpitampamagara umuntu witwa Yvette urumva ni ku cyumweru uwo wafashe dossier ndamuha none se ko umuntu yemeye ko yanescrotse kandi yabyemeye mpari kandi bikaba birenza amafaranga ngira ngo escroquerie yirenze ngira ngo escroquerie y'amafaranga ari yose ngira ngo barayahanira ariko sinzi ukuntu amateka bivuga niba ngo ari amafaranga arenze miliyoni zingahe sinzi ngo haraho sinzi ukuntu bigize ariko ndavuga ati kwa escroquerie ni miliyoni zirenze 10 mwamuri kwigute uwo mukobwa ikinasubije arambwiye ngo Chris nshobora kugufata nkagufunga ariko kugufungura ntabwo ari gufungura ati hamagara rero umuyobozi wacu umubaze atari ko ntumamagara ubu ngubu kuko ntabwo turi mu kazi umuhamagara ejo kuwa mbere naramuhamagaye ariko numva nyine harimo ibintu byinshi ntabwo ngiye kujya yenda mu by'ubutabera icyo nashaka kubabwira nuko ibi bintu bibamo escroquerie ku rwego rwo hejuru mugana je Paul nawe wigira aririmba ngo yarabumije asubira kwisuka nasubiye hasi cyane hasi cyane kugeza ubwo boss bansubije inyuma navuga ngo ubuzima bwanjye imyaka 28 y'ubuzima ubu rwego nari kubageza icyo gihe ntabwo ari bogeza kubera ibyo bintu icyakora umuntu witwa Joseph naramukunze cyane yarambwiye ngo Christian reka mugire inama itaragasaza niba uri umumotari abantu inshuti zawe ushaka gupanga business nyinshi cyane baba abamotari niba uri umunyamakuru abantu ugomba kugira cyane n'abanyamakuru niba ibyo bintu umuntu ari kubikubwira ntabwo muri kariyeri imwe yego ushaka kuguha inama kubyibura usaching information ahubwo gikosa nakoze no kutabaza ngo mpamagara neza ngo ese ibi bintu biremeye ibi bintu koko biba bintu ariko numvaga ngo ngiye kukirangiye nyine urumva narabunuje ariko sigara nta kintu na kimwe mfite kuva muri icyo kibazo nihuse naje gusaba kuguza umuntu amafaranga muguriza anguza 500 navuye mu Rwanda umva ari muri covid nta modoka zari zihari ndatega indege ndagenda njya mu gihugu runaka ngezeyo ariko urumva nayo y'amafaranga agomba kunishyura icyakora ikintu bamfashije n'abayobozi nabo ndabashimira nabw'icyo kibazo ikintu bamfashije barambwira ati ubwo abantu barakuriye ati kandi imanza zirahenda kuko abo bantu niba uri umuntu ari umuntu ujya abantu bangana gutya afite amafaranga menshi none icyo gihe ndimo ari kurwana no kurya nta n'igihumbi nari afite cyo kurya hambwa ati bizasaba ko ushaka umwavoka bizashaka kugira gute ibi bintu ni imanza ndende angira inama arambwira ati wowe banza ukore ushaka amafaranga ukoresha imbaraga ushaka amafaranga uzamurege nyuma kuko nujya mu by'inyamanza imanza ziratwara amafaranga kandi ntayo ufite arambwira ati ikintu ngiye kugufasha ngiye kugufasha kuba gusubiza shene yawe yarafashije channel yarayisubiza ndagenda njya mu gihugu runaka ndakora maze gukora ya mafaranga ndayasubiza wa undi yangurije ndakomeza ndakora n'ubundi buzima nyine nongera twangira from scratch ndabifonda birazamuka
aho ni kuri ibingi bya STT. Ibi bintu ni ibintu biza bigakiza bake bakimenye ariko bigahombya benshi. Iramu twese tuziza global, iramu twese tuziza harabo zakijije pe aba millionaire, aba billionaire, no aba millionaire so. Ariko abo byasubije ku isuka nibo benshi. Mbese mazwe na ibya STT kurana rumwe nshimira bani muri Rwanda. Uretse ko no kuvuga ngo nuko n'abantu ntabwo rwanga abantu erega nubwo tuvuga ngo inzego ntabwo zazi hari babarimo bamwe babizi. Harimo bamwe babizi kandi bari kwiriramo. Ntabwo ngara ikintu kiraje kimaze amezi 5 nta muntu muri bank, aba bantu bo muri bank babaza amakuru ntabwo ngara ikintu kiraje ngo kugira amafaranga kigenereze amafaranga kigenerating amafaranga uvuga ngo ntabwo abantu muri bank babizi. Nuko nagera abandi umunyamakuru ungerwa inkuru nyine ngo inkuru bayitwa ndi ntayizi bwa muri kariyeri aba nubangu ibintu n'ubundi abantu muri bank babizi, ahubwo baranze kuvuga ngo reka tubanze tujyemo bakabifunga nyuma. Yana ntabwo bavuga umuyobozi ababizi ariko baba babizi abaturage nabo bakaza ariko abantu muri bank babizi kona ni information zose zya umuntu muri bank maje ngo to iri kuvunjanga ahita kubwira no wa mbyusa sangari no ngati dolari igeze kuranga rya nonse ahita kubwira ese ni iki ahita ibintu bijyanye amafu sinjye babamo se ntabwo barakubiyubira ariko abantu muri bank nabo bakeneye amafaranga baba ngo yo bonye gigi ko ronde ko ngo iyi gigi natwe reka tubaze tuyigeze amafaranga. Banki nkuru yabimanya byagira mu buyobozi byagira mu nzego bakabata ho reka tubishati na damu ariko ababizi none umuntu akajya muri RDB akavuga mu gihe ukora business ni uretse RDB ku ruhande rumwe ntayigira ntayitunga urutoki kwa ko RDB ubisabira kunoze ni online bagutaho ngo ikipapuro gihe bita bagisora. Ibi bintu bikiza bamwe ariko bigakinisha benshi. Jewe ndi umugabo kubihamya kubandi rumwe narashimira inzego narakoze icyakora maze kugira nza kongera kubyutsa cya kirego umugabo baramufashe wo Bosco ubu ngubu ngira agati imyaka 4 kubera icyo kintu agati imyaka 4 ubutabera bw'u Rwanda rwose buri very perfect ariko nanone bro urubanza urwo rwose nubwo turi mu Rwanda ahantu ubutabera nyine buri mwe ariko bisaba amafaranga ntabwo ajya kure gugize gutyo gusa bisasa umwavuka bizagira gute no mpamvu umugabo yangira n'abarambira ati rero urubanza no rukubara n'umuntu ugize asazana abavoka 10 kuko urukiko ntabwo rugendera ku kuri rugendera ku bimenyetso ntabwo bari mu mutima wawe ntabwo bari mu mutima wuriya niyo mpamvu bavuga ngo ahaze umwavoka kaburana n'umuki icyo nicyo gihe ntabwo nari mu Rwanda ho gushakirwa umwavoka ko ntabwo nari ndi mu cyiciro cyagira ngo cyambere cy'ubudehe bivuga ngo rero nagombaga gutegereza icyakora muri 2023 ngira ngo umugabo aramufunze bakati imyaka n'abandi bose bagiye bafatanya ngira ngo ariko ibintu birimo escroquerie yo ku rwego rwo hejuru kandi ikiza bamwe igakenesha abandi benshi. Ariko ibingi bya escroquerie ngeze ku mashyari y'abantu baba muri industry naragiye ndakora urumva ndikuzanzamuka urumva kora record yo kora record ibyo ari byose ari uburyo ufata amafoto y'umuntu niba ngiye gukoresha ifoto y'akanaka ndayireba kuri internet sindi barayifotoye ariko hari umuntu barayifotoye byago ko nantigije kuri Google. Mu Rwanda tugira ikintu cy'ishyari cyo kuvuga ngo nutanga ama strike. Ibi bintu byasubije nanone abantu benshi kwisuka kuko umuntu yakoresha ifoto yawe inkuru wayungutseho iyo foto warayicuruje juste kuko yakoresheje kuri thumbnail ugatumutera strike ntabwo yakoze ni juste ni foto wafotoye ntabwo ari yawe foto wafotoye dusupoze ni foto ya Nisa runaka kuko niwe foto ugavuga ngo ntabwo dushaka kuba ino wacu barye
abantu bane strike bakaba nabo bagutana strike bagusaba amafaranga bagusaba miliyoni 5 miliyoni 7 miliyoni zingahe hari abana nzi baretse iyi industry baretse ibintu bya YouTube kubera ibintu bya strike mu Rwanda biruzuye kandi hari no muntu uvuga ngo ashaka gusa kubaho gusa akavuga ngo niba hari uwo mugabo nzamuvuga ntabwo mvuze uyu munsi ariko abantu benshi barahita bamwumva akinyamakuru gikomeye pe ariko iyo we arebye akabona muri gukora ku nkuru zimwe dusupoza ari kuri trending iyo nkuru yamari kuri trending akabona we ari inkuru ari kuzikoraho ntabwo ziri kuzamuka mwebwe muri gukora inkuru ziri kuzamuka ashaka buryo kicano zanyu as taking down ubundi mukamushaka mukamuha amafaranga kandi agahita bishyuza amafaranga byibura atekereza ko mwakora muri zamu sazi ni mwacuruje za trendings uwo mugabo niko abaye icyakora ibintu navuga ngo byishyari ntabwo bigira n'ubundi usanga nta kintu cya danger arusha abandi ba YouTuber ariko bimaze mu myaka n'imyaniko byanteye strike inshuro nyinshi canange gishaka ko bayisiba nzaba peti yasibiye channel agafata nka channel afite 150 byabasaba umuzi uko nabasabo bavuna akayisiba hari umunsi umwe nize mpamagara SCOVIA ndamubwira wawa byari yanteye strike ngira ndamubwira wankuriye ga strike icyo ngiye mpamagara kwa KNC ngira ngo n'umuntu umushitsi wanjye bari bahaye strike abantu bari kodi byanga bikunda bahari amajwi bagenda bafata n'amafoto ndabashimira abo ngabo ariko uwo mugabo reka nguhe story yambabaje cyane nkumva inteye agahinda kandi atanije hari umwana sorry n'umugabo yaratuye Musanze amaze kuba atuye Musanze ni kwa kundi yarateye umukobwa inda amaze gutera umukobwa inda abakobwa yari imfubyi ahita muzana ngo babane bana bose ngira ngo yarafite 23 ahita muzana ngo babane babi Musanze bose ari udupfubyi turaho no mwana akaba yarifite gig yo kwikora nyine ka YouTube nibwo arakigatangira kakageza mu 15 ngira ngo byasana ariko byiba kamuhadundi amadolari 150 magana 2 ayo mafaranga urumva bafite umwana w'uruhinja niyo bakoreshaga nyine bishyura inzu bagira gute sinzi ngo yakoreshenga amafoto ngaba minister yafotoye uwo mugabo afite na website arangije amutera strike 5 ubundi abazi YouTube strike 3 cano barayisi 5 nyine urumva arangije aramuhamagara mugati wambabari ukankora aramubwira mugati cano n'intunza aramwereka aramusaba imbabazi urumva ufite iminsi 7 kugira ngo muke muri ibibazo arangije aramubwira ngo namuhe amadolari 3 undi aramubwira ati mu by'ukuri sindana yakorera sinzi n'ukwasa America dashboard ati nkora iyo nakoreye menshi abajana 50 cyangwa 200 asa aravuga ati amwereka fact zose mfite uruhinja dore tuba mu nzimeze guturu dupfu tuyize gute nibwo tugitangira ubuzima dufashe inkuru amafoto ya data nyasiba mukabaranga umwana vi Musanze amusanga ahantu bakoreraga muri office arapfukama ararira abantu bakoreraga bamwe ati waba bari uyu muntu bamwe barababyeyi bumva buryo ki uko ufite uruhinja nta mafaranga ufite nyine umugiye guhasoringa ukuntu bigoye umwana waje aramubwira ngo noneho iyi channel ureka gutuma bayisi bakora strike iri yawe njyewe ndi umukozi wawe nushaka uzajya ibihumbi 70 uzajya umeba 70 buri kwezi nzajya nkora twinjiza amadolari 50 njyewe ibihumbi 70 byonyine channel yawe nkomeze nikorera aranga washaka ibihumbi 2 by'idolari abadamu baringinga no mwana aringinga arapfukama mana abanyarwanda baba abanyamakuru bari muri YouTube nta mitima tugira bro nta mitima tugira ararira tekereza kuva saa 7 nibwo arageze Kigali kugera saa 12 umugabo mugengo ngo afite izindi gahunda ngo arantagiye
amupfukamiye muri office yanze kumubabarira ngashaka $2,000 kandi abarebye iyo channel zibangiritse dashboard kuva na left amafaranga aramaze nabwibwa yageraga yanga kumubabarira umwana abonye byanze arahaguruka n'amarira menshi aragaruka azimusanze atangira kurumva ibintu bya YouTube byari bisa naho bimushintege kuvuga ngo agiye gukora indi aravuga ati se bizatwara umwanya iki umwana wanjye zabari kuri giki atangira kujya urumva umwana w'imyaka 23 atangira kuzajya ajya kunuza kuri gukora ikiyede cyo kubaka umudamu nawe atangira kuzajya gufurira abantu ubuzima burabakakarana ku rwego udashobora kumva yari umushuti wanjye byaje gutuma yimuka kubera ibintu by'amashyari Imana ajya kuba Uganda noneho ikintu cyaje kumbabaza cyane ibyo bintu bibaye nyuma y'ukwezi kumwe ngira ngo nyuma y'amezi 2 umwana wabo yaje kuremba araremba urumva ntabwo n'imfubyi ubushobozi bwo kuvuga ngo bagiye kuvuza umwana ku rwego ruhanitse ntarwo yena ntabwo navuga ngo byishwe wenda nuko nta mafaranga ariko nyine umwana wabo nyuma y'amezi 2 yahise apfa baramushyingura bamaze kumushyingura bakomeza muri bwa buzima urumva n'agahinda icyakora kwa kundi kugira kugenda ajya mu kiyede barya urumva ibyo byose inzu babagamo bose bayimuka bo bagiye yenda mu gashambura bita kimusanze kuri nka 15 cyangwa 10 Adamu nakomeza kugenda fura agira gute sinzi ukuntu yaje kongera kuzanza mu mutwe akora YouTube n'ubundi ubungu wangira ngo afite YouTube imeze neza imwabyibura nk'igihumbi cyangwa cyatanga ariko niba shitani azi ku isi n'uwo mugabo umuwaje shitani ku isi yabonye niyo kuri profile yafiteho ifoto y'umwana we yapfuye n'umugore afite ifoto y'umwana we yapfuye no kuri profile ya channel yo nshyashya hari ifoto y'umwana we yapfuye ntabwo mbavuze ariko ibintu by'amashyari biri muri iyi industry sintekereza ko na channel ya Philipita batayikuyeho man dufite amashyari ko YouTube ari umuzungu ibere hariya akayishinga ayo bampaye umunsi twese dushaka gukora content imwe man ukabona amafaranga ari nkabona ndi ntabwo ari abaso turi kurya ntabwo ari ayo kuki dufite mu mata kuko umuntu ati wamfashije nibiki ariko rero byajemo n'abantu b'Imana wabo abapastori ikiganiro ngikoze mbabaye iminsi maze ngira ngo ni ibibazo nagiye mpura nabyo dufite amashitani muri iyi industry amashitani atagira umutima ibi bintu bya bituberega ni ikintu ushobora gusanga mu gitondo cyagiye cyangwa se waba ufite Primo Media ya Jado yavuye nta muntu bikuyeho yagiye kubona musashize ikiganiro ngira ngo ni cya Patrick Mutabazi ajyangira ngo yagiye mu rugendo agiye kubona arebye cyane arayibura mari ibintu n'ubundi bashatse babisiba banyira byo bashatse babisiba tureka amashyari dukundane tukuye amafaranga abandi impamvu usanga abo YouTube abandi bari abantu bafite amafaranga bakize nuko barafashanye bro barafashanye ushobora gukoresha umuntu ukavuga ati uyu muntu afite konti nawe umukoresha ibyo bintu byo kuvuga ngo ushaka gukira wenyine nibyo byangije ku rwego ndi kukubwira nuko nasubiye ko iyo nza kumenya nkavuga ngo ibi bintu ariko ngiye kujyamo reka mbwire n'abandi bari guhita bambi inama ukavuga ati ibintu ntabwo ari byo impamvu na amashyari dufite no kuvuga ngo reka nkire njyenyine ntagushaka abantu bose kubabona bari hasi yawe YouTube si ya so si ya nyoko Facebook si ya so si ya nyoko IG si ya so si ya nyoko na TikTok marisi tugakora kuko rega niba tubonye twese turi umwijyane no mpamvu none suko niba umugira twebwe bacu tukwigira gutyo ejo yenda niba tangira kudusoresha nutwo duke tugira tuzaba turi gusarura dufashanye bro umuntu amusa miliyoni 5 kuri YouTube miliyoni 20 ngo ni strike chance ikiganiro ndagikoze mbabaye cyane mu kindi nzagenda mvuga amazina n'udutendo bagiye bakora dore risi zabingana gutyo mwese abo bigize tugizwe amana kuri YouTube dore ngubu
dore ngo na fact nukwakira hanze abantu bakamenya amashitani muri amashitani ateye ubwoba agenda. Reka bashimire amazina yanjye ni Chris Kame. Ubu nagarutse mu biganiro bigiye bitandukanye mu sesenguzi mu bintu byose, ntabwo muzongera kumbura. Nagarutse pe ndabashimira mwese mugenda mubana natwe. Hari abantu bagenda banyandikira mu by'ukuri bakambira bro twakuze. Ndashimira hari umwe mushitsi wanjye wari warambuze cyane uba muri Kanda, aranyandikira arambwira ati ko wabuze ngurira agacyayi ngurira ka internet. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane. Namwe mwese mwagiye mumpa message, mwese ndabashimiye. That's not for granted. Mu by'ukuri ndabitekereza kandi binkora ku mutima. Bituma dutekereza ibyo dukora, bigatuma buriya iyo ukora ikintu ariko ukabona nta n'urugero nk'uko umaze igihe udakora ukabona hari umuntu kwaza ngo mani kudakora, ubita biguha courage hagati ya byose. Burya nubwo nakoraga hari ababibonaga ko ndi gukora, biduha courage. Ndabashimira kuri support mwagiye mumpa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu ngubu urugendo nta guhagarara, amakuru yose ndabashimiye.